Muhawe ikaze kuri Nabov TV. Iyi ni time ya technology. Hari abantu benshi mujye mwibaza uburyo smartphone zishobora gukoreshwa nk'ibikoresho bisanzwe dukoresha tuzi ku isoko. Hari abantu benshi baba sound engineer muri no minsi muri kujya ku isoko ngo mugiye kugura za sound meter kandi ufite smartphone aho hafi yawe. Nagira ngo nkubwiye ngo ujye kuri App Store udownloading iyo bita sound meter. Nurangiza uyifungure, ndakubwiza ukuri ko ujye ugura akamita ngo ugiye kugapimisha, urayibona neza iyo wayidownloadinze ya sound meter yacu uko ugenda uvuga niko amajwi agenda yiyongera cyangwa se ahindagurika. Ndakeka ushaka nk'icyumba ngo kirimo decibel 70, 60 cyangwa 80 cyangwa 70 udashaka ko kirenzaho ngaho, aka kuma karabikwereka neza cyane. Iyi application imaze kuyifungura muri telefoni yawe ihita ifungura na ya microphone ya telefone usanganywe, none igatangira gufata amajwi y'aho hantu uri, ikanakwereka n'ingano yayo. Ngiye ngo muri kuyibona muri iriya display yayo uburyo iri kugenda idisplayinga. Ngira ngo ni ibintu byinshi mukunda kwibaza ku mikorere za smartphone, ariko mu by'ukuri imikorere yabyo ni izi ngizi. Ibasha kugufasha byinshi cyane, ifasha kuba wagura ibikoresho bitandukanye bitajya biboneka ku isoko cyangwa se ubona bigoranye, ariko ufite smartphone hafi igufasha gukora byinshi cyane. Smartphone ntago ari yo kwitabiraho, ntago ari yo kujya kuri internet gusa, ni niyo kwifashisha mu buzima busanzwe, mu gukoresha mu bindi bikoresho byifashisha ikoranabuhanga ushobora kugura ku ruhande, ariko mu gihe utabifite ukaba wakwifashisha smartphone yawe. Murakoze, ubutaha tuzareba ku kindi gikoresho. Nawe utaha, nimba wakunze video yacu, comment iremewe, share iremewe, n'inyunganizi iremewe. Naho utaha, ciao ciao.